nanjye usanzwe unyura hirya no hino aho mwagiye mwumva genda mbona ishusho y'ibintu Imana yakoze kuri mwebwe. Birakaze cyane kubona aho ugandika muri iyi minsi, birakaze cyane kubona aho wege ku musaya muri iyi minsi mu bijyanye no mu muhanda, ariko kuba byarakaze muhavuye ni imbaraga z'Imana zabyo. Nabonye ukuboko kwawe, imirimo yawe Mana, sinabona uko nayirondora. Wagiye uturwanirira intambara zitandukanye, waduhejeje agaciro mu maso y'abantu. Imirimo yawe Mana, sinabona uko nayirondora. Imirimo yawe Mana, sinabona uko nayirondora. Namushimiye Uwiteka kubw'imirimo yawe, urobanura ku butoni uradukunda. Imirimo yawe Mana, sinabona uko nayirondora. Kuva kera kugeza ubu nabonye ukuboko kwawe, imirimo yawe Mana, sinabona uko nayirondora. Imirimo yawe Mana irahambaye, iyo wakoreye abakwizera irahambaye. Turobanura ku butoni uradukunda. Imirimo yawe Mana, sinabona uko nayirondora. Kuva kera kugeza ubu nabonye ukuboko kwawe, imirimo yawe Mana, sinabona uko nayirondora. Nahora nkuririmbira mvuga kugira neza kwawe, watukuyeho igisuzuguriro, warakoze Yesu. Waduhaye imiryango, warakoze Yesu. Waduhaye kubaho, warakoze Yesu. Waduhaye umwuka turahumeka, warakoze Yesu. Waduhaye ijambo mu ruhame, warakoze Yesu. Imirimo yawe Mana, sinabona uko nayirondora. Kuva kera kugeza ubu nabonye ukuboko kwawe, imirimo yawe Mana, sinabona uko nayirondora. Imirimo myiza Yesu, Nusubire hepfo hari amafoto imirimo myiza wakoze. Imirimo myiza Yesu, imirimo myiza wakoze. Ayi, wakoreye abakwizera n'imirimo myiza wakoze we. Imirimo myiza Yesu, imirimo myiza wakoze. Ukwiriye kugirizwa impundu kubw'imirimo myiza wakoze we. Imirimo myiza Yesu, imirimo myiza wakoze. Imirimo myiza wakoze we. Imirimo myiza Yesu, imirimo myiza wakoze. Turagushimiye Mana, imirimo yawe ntirondoreka. Turobanura ku butoni. Imirimo myiza Yesu we, imirimo myiza wakoze. Imirimo myiza Yesu, imirimo myiza wakoze. Yesu ibazwa umwami w'abami we. Turagutangiye Yesu we, nawe uhwanye nawe mw'isi we. Imirimo myiza wakoze.
nabonye ukuboko kwawe imirimo yawe Mana sinabona uko nayirondora wagiye uturwanirira intambara zitandukanye waduhesheje agaciro mu maso y'abantu imirimo yawe Mana sinabona uko nayirondora imirimo yawe Mana sinabona uko nayirondora nagushimiye Uwiteka kubw'imirimo yawe kurobanura ku butoni uradukunda imirimo yawe Mana sinabona uko nayirondora kuva kera kugeza ubu nabonye ukuboko kwawe imirimo yawe Mana sinabona uko nayirondora imirimo yawe Mana irahambaye iyo wakoreye abakwizera irahambaye kurobanura ku butoni uradukunda imirimo yawe Mana sinabona uko nayirondora kuva kera kugeza ubu nabonye ukuboko kwawe imirimo yawe Mana sinabona uko nayirondora nahora nkuririmbira mvuga kubira neza kwawe watukuye w'igisuzuguriro warakoze Yesu waduhaye imiryango warakoze Yesu waduhaye kubaho warakoze Yesu waduhaye umwuka turahumeka warakoze Yesu waduhaye ijambo mu ruhame warakoze Yesu imirimo yawe Mana sinabona uko nayirondora kuva kera kugeza ubu nabonye ukuboko kwawe imirimo yawe Mana sinabona uko nayirondora imirimo myiza Yesu we n'imirimo myiza wakoze imirimo myiza Yesu we imirimo myiza wakoze wakoreye abakwizera n'imirimo myiza wakoze imirimo myiza iyo turi kuri uyu munsi mwiza w'ibyishimo Imana ishimwe ni wenda mwahanuzi uyu munsi gusa ariko nkanjye usanzwe unyura muri iriya gare birakaze cyane kubona aho ugandika muri iyi minsi birakaze cyane kubona aho wege ku musaya muri iyi minsi mu bijyanye no mu muhanda ariko kuba byarakaze muhavuye ni imbaraga z'Imana zabikoze rero nanjye ndashima Imana ko mwabonye ibyishimo biri muri Kristo Yesu mwari mugenewe Imana ishimwe kandi ikindi shima Imana ndashima Imana ko n'abana babibonye bakishima kandi nk'ababyeyi mwabibonye ariko n'abana babibonye kandi ibi ni bito cyane ku bintu Imana igambiriye turajya tubabwire ngo ibi ni bito cyane umugambi w'Imana ku buzima bwawe nukomeza imbere niwihangana ugakomeza imbere Imana iteguye ku buzima bwawe ni binini cyane so rero ndashima Imana ku bwanyu kandi ndashima Imana ku bwa Mugisha wavutse Giovanni wavutse Mugisha ni ukunda kumuririmbira cyane ni ukunda kuririmba ni beze turadora tuzi ko ari we wageze mugiye kunyemera ati muririmbire niwe twaririyeho twese kuri uyu munsi w'amavuko ye mama we niwe watanze igitekerezo ahita akibwira Papa Yosuwa aracyumva reka rero tumuririmbire kuri iyi aniveriseri gira umunsi mwiza ibuka iki wavutseho gira umunsi mwiza Giovanni sabukuru nziza abandi twajyaga twivegera Muhanga tugakata amakeke bikarangira Muhanga ariko murabona ko kuri Giovanni byagutse kugira ngo n'imivukire buriya byari biteye ubwoba n'imibereho ye ni imibereho n'ahazaza he ntahateye ubwoba rero umwana w'umwana gutya waduhagurukije agahagurutsa famiye mama agahagurutsa mukuru we mu by'ukuri ni igikorwa giteye ubwoba kandi gikomeye cyane tumwifurije isabukuru nziza tumwifurije gukura kandi akurira mu Mana ndetse tumwifurije n'uko mama we nawe uhereye kuri uyu munsi yagira impinduka iba hagati ya mama we n'urukundo bakundana byaguke n'ujya kugira umujinya wenda kuko agakorwa akoze ibyo wibuka ko yasohokanye abantu bangana nkatwe sibyo ibyo ubyibuka wibuke ko yadusohokanye akatuzana mu marangi bamwe mutari muhazi mukaba mwahamenye Imana ibaho umugisha rero muri iki gikorwa ndifuza kwakira mama wa Uwase
by'ukuri twishimye kukubona, kumva gusa wamenye ko turi buze ukadutegeza muri gare, hari amasaha yose watubwiye wari uri muri gare, igikorwa gikomeye, kumva dufatikanyije n'umurimo wo kurera ndetse no gufasha no gufatanya na wase mu buryo bwo kugira ahantu ava agira ahandi agera, kuko nk'umubyeyi ndetse n'ababyeyi bose nyambana nabo cyangwa mbonana nabo mu buryo bw'abana dusanzwe dufite, ntabwo ari aba gusa, mfite n'abandi nashingiye, mfite n'abandi kandi bazavayo ku bw'Imana, ariko igikorwa gikomeye nshima Imana ku bw'ababyeyi, ndabashimira ku bufatanye bwiza dufatikanye. Wari ufite uburenganzira bwo kuba ati mama Fabrice nzanira umwana, wari ufite uburenganzira bwo kuba ati umwana wanjye abayeho ate, niba ntamenya aho atuye simbyemeye, ariko urizera neza, warizeye mu mezi angana gutya, wumva ko umwana ari amahoro, kandi koko waje gusanga ari amahoro, wumva umwuzukuru ari amahoro. Mba mbyumva cyane umwana n'umubyeyi ni ikintu kiremereye, icyo kurara aho bigera nyine inshingano y'umubyeyi agasa nkaho we nkawe bimunaniye. Urabona ko ahantu byari bigeze hari hakenewe andi maboko. Imana ishimwe ko yaguhaye andi maboko, je sinabigizemo uruhare, ubwiye ngo nabigizemo uruhare nabamubeje, wenda yaba narakumenye mbere nafashe wase na Denise biba byaravuze ati ni ikimenyane cyangwa barazanye, ariko sinari muzi, nabikoze gutyo gusa kubw'urukundo rwa Kristo, ariko ngize umugisha asanga ni wowe umubyeyi twari tuziranye, twabanye kuva kera. Ndashima Imana ikomeje kukurinda kandi kurindiye kubona ibyiza. Turagushimire n'iyi famiye y'uyu muryango umwe, tutari twabona izina ariko turi gushaka izina, muzamfashe kubona izina. Tuzashaka izina umunsi umwe, dufatishijwemo na Mugisha, dufatishijwemo na Papa Yosuwa nagaruka inanga nagazava tutabonye izina. Haleluya. Oya, niba ari nazwe niratangaza, murireke mukomeze muripfunikire, umunsi umwe tuzaza hano dufite izina twiswe cyangwa tumenye hamwe na Papa Yosuwa hano. Imana ibahe umugisha. By'umwihariko rero turagushimiye mama wase ndetse na Denise, turagushimiye ko wemeye kwihangana ari amasangana kuriya, ndetse na mukuru wa wase. Imana ibahe umugisha. Byadukoze ku mutima kubabona, twababonyemo ubumuntu, twababonyemo indi sura nshya, byatunejeje cyane. Birashoboka wenda ko amarangamutima yacu atabigaragaje cyane, ariko turabashimiye. Muri uyu mwanya mwiza rero gusangira hamwe, turashimira Nicole. Ikintu kigaragara cyo ni uko wadusuhuje, amarangamutima arakwica, kandi ni ngombwa wahise wibuka ku gasima hariya kurenze, wibuka bya biryo n'inyoni wabaguru twabanaga, ukuntu watetse umutwe ati ngenge kureba ababyeyi kandi si ucomotse burundu, ugiye kubona ubabona mu majampa asa gutya, wabonye amajampa bambaye bari ku makoboyi bose bafunze igikwasi, ariko wabonye imipira bambaye nimwe y'abana bo mu gipangu. Wabonye mu by'ukuri byanejeje, kandi ibyo nikore ko byanejeje, kandi abantu bagiye mu byanejeje. Hari umuntu utagira ikintu kimukoraho ngo yumve hari ikintu kidasanzwe kibaye. Uriya Nicole muri we yababonye yumva ikibaye, aravuga ati nanjye mba ndi nkabo, mba ndi muri uyu muryango. Umwana wararwaye, turakomeza turamusengera ngo ahise yashika, umwana we ku gitanda ararwaye ahise yashika, sibyo? Umwana wa Nicole ararwaye, ari mu bitaro ahise yashika, mu mwene nyina ngo ni umurwayi. So rero kuba watubonye gutya usanga abantu bafashe icyemezo, aba bana bafata kiriya cyemezo burya bari bameze nk'abo. Burya wase yaricara ukaba tuwagusubira mu rugo, nigize kuba tuwagenda ubundi ayi Muhanga tugiye niye gute batujyanye mu cyaro tuvuye mu mujyi hagati mu gahunda muri gare, ariko bafata icyemezo cyiza, bafunga umukandara baremera baragenda. Urabona abo bavuyemo kandi biranagaragara. So rero ngira ngo mbwire ngo byadushimishije kubona no kubona amarangamutima yo kubona ko hari icyakozwe, kandi turakwizeza ko ejo hawe hazaza nawe harahari nubigiramo uruhare. Papa Yesu aragusubiza uko tuvuganye na kumbaza, namwoheje amafoto twifotoje turi ku modoka, arambwira ngo yo Nicole ntabwo twashaka kugutakaza, ariko ukatubwira ko tutanagutakaje, turacyagusengera, n'ubundi umuntu ugusengera ufite amazina yawe aracyagusengera, kandi tuzi neza ko muri abo zimurimo uzaruvamo, kandi noneho ufite amahirwe yo kujya kuruvamo, turabizi ko uzafata icyemezo kirambye. Sibyo Nicole? So rero papa ahita ababona abana wavugana n'abariko tukabavugisha. Rero ndatekereza ko ijambo navuze ni iryo gushima, nubwo nashimye mu buryo burambuye nshima umuntu mwabwite, ariko reka noneho ngaruke ku bantu babiri hanyuma soza baheruka, kuko murabizi ko n'ubundi mu gushima hari ababa bakoze ibikorwa bidasanzwe. Turashimira Mugisha nk'umuvugizi dufite, kontabule dufite, ni byose, nubwo kenshi mungarura mu kanwa mukangarura mu kanwa, ariko njye nta mvune ngira nk'iya Mugisha.
mugisha aba yaraye kuri kompiyuta yahoze yicara ati ntibisinze ibi byose niba yabiteguye waba yanashyizemo force aba yafokasinze kugira ngo arebe ko ibi bintu mubyemererwa. Papa Yesu ashaka kubyemererwa turi hariya kubyemera ariko agakomeza akatwibukiriza tuzasohoka murabiduha yego murakoze agakomeza muri ubwo buryo. Mu by'ukuri rero ni imvune ze ni amaraso ye aba yitanze wese nk'umwana w'umusore, kandi ndabishimira Imana ko Imana yamuduhaye akamugisha ufite undi mutima utwubaha. Twibuke ko we ubuzima bwacu buvuga ngo twabaye mu mihanda ntabwo azi, ngenda buzi papa barabuzi, tumuvuze twavuga nk'abantu babuzi twabaye mu muhanda, ariko mugisha ntabwo azi. Niba ari n'utwo mumuzeho tw'ubuhamya ni dutoya, ariko twebwe murabizi ko twari turi. So rero ndamushimiye imvune zose uvunika, igitondo wampamagayemo unyibutse umbwira uti genda ndaje, turabizi ko aho wari uri twebwe twageze hariya mu byicungo kare wari uri mu mvune zacu, twari uri kuvunikira ntabwo wari uri mu byaha. Turamushimiye rero, twashimira umwanya mushimira Imana ikumugisha, kandi bose uyu muhate wabonaga ari ubusa ku mwami. Turabizi ko hagati muri twebwe hari igihe kizagera tukakwereka tukakwereka ko imvune wavunitse zadukoze ku mutima, sibyo? Hari igihe tuzamwiyereka tubwire mugisha imvune wavunitse, kandi kumwiyereka kwa mbere ni uko tuguma muri ubu buzima turimo bwo kubaha Kristo Yesu. Mugisha ndabizi ko akunda Imana kuva kera ari umwana, mwene data wahoza dufotora aramuzi kuva kera ari umwana, bamunzi Imana muri ekotire. Rero azanezezwa no kubona impinduka hagati muri twebwe ikomeza kubaho, ndetse ubwacu twiyubaka tunubakika mu izina rya Yesu, tunubaka abantu n'ibindi kandi biri hirya yaho. Ndabizi neza ko Imana izabitubashije. Turagushimira, turashimira na Papa Yosuwa na Mama Yosuwa.